Muraho neza mwese bakunzi baduhugurana ikinyarwanda. Dukomeje kubashimira uburyo mudahwema gukurikira ibiganiro tubategurira, kandi tubashimira n'uburyo mubisangiza bagenzi banyu kugira ngo nabo bibaryohe. Uyu munsi nk'uko bisanzwe nabateguriye nanone ikiganiro kijyanye n'imigani migufi isobanuye neza, ku buryo umuntu amenya aho yakoresha ndetse n'igihe yakoresha umugani uyu n'uyu, haba mu mvugo, mu biganiro ndetse no mu nyandiko, kugira ngo ashyigikire neza igitekerezo afite. Ahangaha nkaba mbashishikariza kugira ngo nihagira umugani ujye ubisoba, mwazajya mwandika mu bitekerezo tukaza kuwugarukaho mu mizi, maze mukamenya uburyo muwukoreshamo. Reka nizere rero ko mumeze neza aho muri hose, haba abari n'ahangaha i Rwanda dutetse, abari hakurya y'inkiko z'u Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi. Ngaho rero tubahaye ikaze, tubahaye yambu ariko atari ya yindi yambura abana. Ikaze. Umugani wa mbere uragira uti: ikimuga gisekura urujyo. Ngo ikimuga gisekura urujyo. Yaba ikimuga yaba n'urujyo ni ibintu bimeze kimwe, biteye kimwe, bikozwe mu ibumba. Kuko ikimuga ni kabindi gato umuntu yifashishaga ashyiramo ibintu runaka, ndetse n'urujyo ni cya kimene cy'ikibindi umuntu yakoreshaga ashyiraho imyaka, cyangwa se agafashishaho ibintu bikeya bitakwira mu kibindi kinini, cyangwa se kugira ngo abyifashishe mbere y'uko abibika ahantu. Iyo bavuze bati rero ikimuga gisekura urujyo, ni nko kuvuga ngo ese mbere yo gutokora icyo kuntokora agashishi kari mu jisho ryanjye, warebye umugogo uri mu jisho ryawe. Mbese ni nko kuvuga ngo ni umuntu uguseka ko ufite agashishi mu jisho kandi we afite umugogo. Ahangaha rero ni nko guseka umuntu muhuje inenge, kandi nawe ubizi neza ko iyo nenge yifite, ntacyo murushana. Niba ntacyo akurusha, ntiyakagombye kuguseka, ahubwo mwakagombye kwifatanya kugira ngo murwanye ya nenge, mube bataraga. Rero ikimuga gisekura urujyo nicyo bishatse gusobanura. Umugani wa kabiri uragira uti: ikimuga kiri iwabo kigira uwacyo umugabane. Ngo ikimuga kiri iwabo kigira uwacyo umugabane. Uyu mugani uri kuvuga iki? Reka tuwugereranye n'iyi mvugo mujya mwumva bavuga ngo umwana uri iwabo avuna umuheha cyangwa se umuseke, biterwa n'uburyo uvugamo, akiyongeza undi. Iyo umuntu ari iwabo rero aba afite byose, aba afite abamurengera, ni nk'aho aba ahagarikiwe na yangwe, akavoma yitonze nubwo nta kintu yaba ashoboye. Rero hano kuvuga ngo ikimuga kiri iwabo kigira uwacyo umugabane, nuko umuntu wisanzuye ufite abamurengera avuga iryo ashaka. Uyu mugani nicyo ushatse gusobanura. Umugani wa gatatu uragira uti: ikinege ntukiganyira aya bene so. Ngo ikinege ntukiganira aya bene so. Niba ikinege utakiganyira aya bene so, twabisobanura dute mu kinyarwanda cyacu cyimbitse? Mu kinyarwanda ni nk'aho twavuga tuti: ese uri umubiki ujya kubaza amata mu matako yamuha, cyangwa se ukajya kubariza inkuru ku nkanda. Ahangaha ni ugushaka kuganyira umuntu utagufasha, ndetse ukanamuganyira ikintu
adafitiye ubushobozi ndetse atashobora no kubona bibaho. Kuvuga ngo ikinege urakiganyira aya bene so kandi ari ikinege, aho ngaho rwose uba urimo kurasa umubu. Ni nko kuroba umubu rwose cyangwa kuwurasa. Aha ngaha bishatse kuvuga ko ntabwo ari ngombwa kwirwa ujya gusaba umuntu cyangwa se ikintu kandi uzi ko ntaho ahuriye nacyo, atarakigeze no mu buzima bwe. Ni ukubariza rwose inkuru ku nkanda, cyangwa se ukabaza amata mu mata kuyamuha. Umugani wa kane uragira uti ikinyabwoba gihoza intambara mu kanwa. Ngo ikinyabwoba gihoza intambara mu kanwa. Ibi bishatse kuvuga iki? Ibi bishatse kuvuga ko iyo umuntu ahora avuga, ni nk'aho aba adashoboye gukora ibyo ahora avuga. Mbese twabishyira cyangwa tukabikubira muri iyi mvugo musanzwe muzi igira iti kora ndebe iruta vuga numve. Iki ngiki rwose nicyo gisobanuro kinyuza amatwi cy'uyu mugani. Kora ndebe iruta vuga numve. Umugani wa gatanu uragira uti ikinege si ikineguro. Ngo ikinege si ikineguro. Ibi bishatse kuvuga iki? Burya iyo umuntu ahuye na birantega cyangwa se imbogamizi runaka ikomeye kandi atari we wayikururiye, ntabwo wabimuburenganyiriza. Ntabwo rwose wavuga ngo uyu nguyu niwe witeye biriya bibazo kandi yarabikururiwe n'indi mpamvu runaka, nabwo adashobora gukurikirana ngo amenye imvano yayo. Aha ngaha rero ni ukuba ikinege ugasanga barakunegurizaho izuru. Oya, ikinege rwose si ikineguro. Aha ngaha ntabwo waseka umuntu wahuye na birantega cyangwa se wagize ibyago kandi atabyikururiye, ahubwo aha ngaha umuba hafi ukamwihanganisha kuko yaba yahuye nabyo bitamuturutseho. Umugani wa gatandatu uragira uti ikinyogote gisanze nyiri umurima yaciye intege y'igihaza kiti nanga iby'umurima w'urusange. Muranyumvira abahu? Ngo ikinyogote gisanze nyiri umurima yaciye intege y'igihaza kiti nanga iby'umurima w'urusange. Ibi bishatse kuvuga iki? Uyu mugani ushatse kuvuga ko ari byiza kugira ikintu wihariye cyawe bwite, aho kugira ngo ujye kwirwa usangira inyanya n'inyoni, aho kugira ngo ujye kwirwa ubyimbye amatama ngo ikintu iki n'iki cya rusange mufite ntacyo ubonye cyangwa se cyajyanywe n'undi muntu mugifatanije. Aha ngaha rero nta kurakara mu bintu usangiye n'abandi kuko aba ari urufatanye. Aha ngaha uyu mugani uradutoza kumenya kubana n'abandi cyangwa se kumenya kubana n'abo musangiye ikintu runaka, ukamenya ko ikintu runaka iki n'iki musangiye atari icyawe bwite. Niba hari umuntu wagikoresheje wundi mugisangiye, utakagombye kwijima mu maso, ahubwo ugomba kumenya nawe igihe ugomba kugikoresha. Waba udashoboye ibi n'ibi, akaba ari byiza kwihahira cyangwa se kwishakira ikintu cyawe bwite wigengaho. Umugani wa karindwi uragira uti ikinyoma cya nyiri urugo gihabwa intebe kikicara. Ngo ikinyoma cya nyiri urugo gihabwa intebe kikicara. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko burya
umwera uturuka ibukuru ugakwira hose, kandi burya ngo irya mukuru usanga koko barifata nk'ijambo rikomeye, barifata nk'ikintu kitayegayezwa. Ni ukuvuga ngo umuntu utekerereza abandi akenshi bamufata nk'aho ari mukuri, nubwo yavuga amahomvu cyangwa se akavuga amateshwa. Ibi ngibi rwose musanzwe mubizi cyangwa mubibona mu buzima busanzwe. Iyo umuntu uyu n'uyu afite icyubahiro, afite ubutunzi cyangwa se afite ijambo runaka, agatanga umwanzuro cyangwa se agatanga ikintu runaka, icyo gihe kiremerwa. Ngo nta mukire ubyina nabi. Ibi ngibi rwose birumvikana ko iyo umuntu afite ijambo, afite icyubahiro, buri gihe cyose kinatekereje kiba kiri mu kuri, abantu bagifata nk'aho ari ukuri. Umugani wa 8 uragira uti ikinyoma cyumvise ukuri kimena urugo. Uyu mugani ushatse kuvuga iki? Ngo ikinyoma cyumvise ukuri kimena urugo. Uyu mugani ushatse gusobanura iki banyarwanda? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu afite ikinyoma ashobora kubeshya rimwe cyangwa se akabeshya kabiri, ariko iyo bamuvumbuye iki gihe rwose ntabwo yakongera kubeshya bwa gatatu cyangwa bwa kabiri aho yabeshye rimwe. Oya, ahubwo ahita ahindura izindi nzira, agakimirana, akajya gushaka ahandi abeshya. Ni nka cya gihe tujya tuvuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Ibi nicyo bishatse kuvuga. Umugani wa 9 uragira uti ikinyoma gihabwa intebe ntigihabwa ikirago. Ibi bishatse kuvuga iki? Ngo ikinyoma gihabwa intebe ntigihabwa ikirago. Uyu mugani nawo ushaka kwitwara cyangwa se gusobanura neza n'uyu wa 8 ubanjirije, kuko iyo umuntu abeshye rimwe ntashobora kubeshya kabiri. Niba bavuze ngo ikinyoma gihabwa intebe, nuko hari igihe umuntu ashobora kubeshya rimwe bakabyemera, ariko niba ikinyoma kidahabwa ikirago, murabizi intebe n'ikirago icyo bisobanura. Intebe ni ukuba nibura waba uri umushyitsi bakaguha intebe, bakaguha icyicaro ugaca akabogi, ariko ikirago ni igihe nibura wenda umunsi uciye ikibu ukahaca ingando, aho ngaho nibura bakaguha ikirago n'ikindi ukiyorosa bakagucumbikira. Ariko rero tubishyize mu gisobanuro cy'uyu mugani, ni uko umuntu ashobora kubeshya rimwe adashobora kubeshya bwa kabiri. Akaba ari nka wa mushyitsi wabeshye bakamuha icyicaro akanywa n'amayoga cyangwa se bakamuha amata akanywa akanarara, kandi arimo abeshya afite ibinyoma. Icyo gihe rero iyo umuntu wamuvumbuye ku buryo adashobora kubeshya bwa kabiri, ni nk'ahandi bavuga ngo ikinyoma umuntu yarakibeshye cyangwa se yanyometse abantu bwa mbere, bamuhine baricara baramwumva, ariko bamuvumbuye agiye kubeshya bwa kabiri baramushwishuriza rwose, baramushushubikana ku buryo atarara ngo ahabwe cya kirago. Ntabwo murabyumva rwose. Umuntu ashobora kubeshya bwa mbere ariko ntashobora kubeshya bwa kabiri igihe bamuvumbuye. Umugani wa 10 ari wo wa nyuma uragira uti ikinyoma kiraryoha ntikirya umutsima. Ngo ikinyoma kiraryoha ntikirya umutsima. Uyu mugani nawo usobanura neza n'iyi migani ibiri iyibanjirije,
ko hari igihe umuntu abeshwaho no kubeshya, akabeshwaho rwose n'ibinyoma, akagenda agatunganirwa, ariko umunsi umwe iyo byamugaragaza bikamuta hanze ibyo binyoma bye, icyo gihe n'ibyo yari afite byose arabinyagwa, ibyo yari afite byose bakabitwara, iki gihe agahinduka umworo rwose kandi wenda yari umutunzi. Niyo mpamvu bavuga ngo ikinyoma kiraryoha. Hari igihe umuntu yakiriraho rwose akagenda akabundaguza ibintu bamuha kunywa, akabundaguza, ariko iyo bakuvumbuye ko ukoresha ibinyoma, ya matama ugenda ubundabunda unywa bashobora kuyagira nk'ayandi y'inyombya barashemo umwambi, ugasanga amatama yombi barayahuranije. Rero ugasanga byose byo wari utunze bitewe no kubeshya n'ibinyoma ukoresha byose bigiye nka nyomberi, cyangwa se bikagenda buheriheri nk'aya mahembe y'imbwa. Ndumva rwose uyu mugani usobanutse cyane. Ni ahangaha rero dusoreje ikiganiro cyacu, ikiganiro cyibanze ku migani 10 isobanuye, imigani y'imigenurano tuba dushaka kugira ngo duhugurane, tujye tuyikoresha mu mvugo ndetse no mu nyandiko, dushyigikira ibitekerezo byacu, ndetse tukanayikoresha kugira ngo twumvikane neza n'inshuti tuganira, ndetse ibiganiro byacu rwose bikaryoha. Aho rero mbifurije kugira umugoroba mwiza, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre.